Amakuru ya Flash TV mukomeje gukurikira bamwe mu bangavu babyariye iwabo baravuga ko gusubira ku mashuri bigoye kuko babura aho basiga abana babo. Imiryango itari ya leta ariko ifite aho ihuriye n'uburenganzira bw'umwana irasaba leta gukurikirana iki kibazo kuko ngo yasanze umubare munini w'abakobwa ushobora guta ishuri kubera kubura aho basiga abana babo. Minisiteri y'Uburezi irahamagarira abayobozi b'ibigo by'amashuri kwita by'umwihariko ku bana b'abakobwa babyariye iwabo mu gihe basubiye ku mashuri. Abadepite bo bakavuga ko bagiye gukurikirana gahunda y'imbonezamirire kugira ngo aba bana babyariye iwabo bagereho basubire mu mashuri yabo. Ibindi reka twibaze Ntambara Garlew. Umukobwa wabyariye iwabo tutashimye ko amazina ye avugwa mu itangazamakuru abana n'ababyeyi be mu karere ka Gasabo. Uyavuga ko atasubiye ku ishuri kubera kubura aho yasiga umwana we ndetse akagira ipfunwe muri bagenzi be. Ubushobozi bwagiye bubadanje naho gusiga umwana ugasanga nyine n'ibibazo, ugasanga ufite ku ababyeyi nyine batumvikana, umwe niwe wita ku nshingano zo mu rugo, niwe wita kuri barumuna bawe, ukareba kumusigira umwana kandi agomba kujya gushaka igitunga barumuna bawe, ukabona n'imbogamizi ikomeye cyane. Nanone ukareba ukavuga se ngiye gusubira mu ishuri nanabyaye ndi umumama, gusa nzajya nitwa umunyeshuri cyangwa nzajya nitwa umumama. Hari n'undi mwana w'umukobwa nawe wabyariye iwabo utuye mu karere ka Kamonyi, nawe avuga ko yagerageje gusubira ku ishuri ariko ngo amaze gusibira imyaka 2 kubera kwiga umutima utari hamwe atekereza umwana. Nyine uri kumva wiga usiba niba kabiri mu cyumweru cyangwa se rimwe na rimwe icyumweru ukaba wagikubisa utiga, ntago byabura kutiga neza kuko n'umwanya wo gukora etide nawo hari igihe ubura, cyangwa se ukajya mu ishuri uri gutekereza ufite imitima ibiri, ndi mu ishuri ndi gutekereza umwana, nabyo bikaba imbogamizi ituma neza. Natwenda niga mu 5 nsubiraho ndasibira, n'ubu ngubu baransibije. Depite Manirora Anonce agaragaza ko kutiga ari ikibazo kibangamiye abana babyariye iwabo. Icyakora akavuga ko bagiye gukurikirana imikorere y'amarerero kugira ngo babone aho basiga abana babo mu gihe bagiye ku ishuri. Ubu ngubu hariho programme ya ECD. Programme ya ECD harimo za ECD, harimo za home based. No kuvuga ngo ziriya ECD zikoze neza, ziriya gahunda ya ECD ikabikoze neza, bari abana babona aho basiga abana babo kandi nta kibazo cyafanye. Ubwo icyo tugiye gukora no kuvuga ngo nukureba izo ECD zirakora neza, nabo bana rero nabo turumva ECD yazaba igisubizo kugira ngo abana bige nta mbogamizi. Usibye ibibazo byagaragajwe n'aba bana b'abakobwa bituma badasubira ku mashuri, umuyobozi w'umuryango Save Generations Organization Madamu Nyinawumuntu Yvette agaragaza ko mu bushakashatsi bakoze basanze hari n'ibindi bibazo bitandukanye bituma abana b'abakobwa babyaye badasubira ku mashuri, bakabasaba leta kubikurikirana. Ari mu buryo buri psychologique, mu buryo bw'ubuzima bwe bwo mu mutwe arabikeneye, ndetse economique kugira ngo abashe no gufasha wa mwana we nabyo arabikeneye, kandi no kwitabwaho kugira ngo asubire mu buzima busanzwe bw'ishuri. Icyo rero dusanga kuri buno bushakashatsi byadufashije kubona ikibazo nyirizina, ariko nk'uko mwabibonye hari n'inzego zitandukanye. Ibyo muri recommendations zavuye mu bushakashatsi byadufashije kugira ngo mu guhura n'inzego tuganire kuri ibyo byagaragaye nk'inzitizi ku buzima bw'umwana w'umukobwa, ahubwo ni iki twakora kugira ngo icyo turi kubona nk'inzitizi kuri uwo mwana kibashe kuvaho, nawe abashe kwinjoyinga uburenganzira bwe bwo kwiga. Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko ifite gahunda yo gukomeza gushishikariza abana b'abakobwa babyariye iwabo gusubira ku mashuri. Uwimbabazi Sylvie, umuyobozi ushinzwe gahunda zihuriweho mu burezi, arasaba abayobozi b'ibigo by'amashuri kwita by'umwihariko ku bana babyariye iwabo mu gihe bari kwiga. Abayobozi b'amashuri twabaha ubutumwa bw'uko bagomba gukurikirana abo bana kuko baba bafite ibibazo byihariye, baba bagiye mu cyiciro cy'ababyeyi imburagihe batari bakwiye kukijyamo nabo bari bakeneye kurerwa. Tukaba rero tubasaba kubegera bakabaganiriza, bakabaha ubufasha bukwiye kugira ngo babashe gukomeza amashuri yabo. Hari aho ngaho hajyanamo no kubaha umwanya wo konsa abana, ariko kandi ntibihagarike n'amasomo. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'uyu muryango utegamiye kuri leta Save Generations Organization ku bibazo bituma abana b'abakobwa batewe inda badasubira ku mashuri, bwakorewe ku babyeyi 80, abangavu n'ingimbi 80 mu turere 7 tw'igihugu. Leta y'u Rwanda kimwe n'imiryango itayegamiyeho
bahora bashishikariza ababyeyi bafite abana babyariye mu ngo kubitaho no kubafasha gusubira mu mashuri kugira ngo bigire akamaro ndetse n'igihugu. Ntambara Garlewo, Flash TV.